Yesu yubahwe ibihe byose, Imana ihabwe icyubahiro. Shalom ahantu uri, shalom mu bugingo bwawe, shalom mu mutima wawe, shalom shalom, ndagushuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Karibu dusenge, zinduka usenge, byuka usenge. Njye wumva kuri mikoro ndi Mame Benezeri. Reka dusome Zaburi 143 umurongo wa 8. Iravuga ngo mu gitondo unyumvishe imbabazi zawe, kuko ari wowe niringira, umenyesha inzira nkwiriye kunyuramo, kuko ari wowe ncururira umutima wanjye. Amen. Mu gitondo unyumvishe imbabazi zawe, kuko ari wowe niringira, umenyesha inzira nkwiriye kunyuramo, kuko ari wowe ncururira umutima wanjye. Amen. Kuko ari wowe ncururira umutima. Amen. Umwami ashimwe uduhaye igitondo cyo kuzinduka, cyo kubyuka tugasenga. Igitondo cyiza rero ahantu uri, reka nkubwire ngo igitondo cy'amahoro, igitondo cy'ihumure, igitondo cyo kumva imbabazi z'Imana. Wongere wumve imbabazi z'Imana, wongere wumve imbabazi Yesu yakugiriye, Yesu yangiriye, tuzumve, twongere twumve izi mbabazi Imana iduhaye tukabaho. Iyo iravuga ngo icyatumye dusigaza no kugira ngo dutunganye ibidatunganijwe, iduhaye umunsi wo kugumya gutunganya ibidatunganye, iduhaye umunsi wo kureba ibyiza yaremye, iduhaye umunsi wo kugera ku masezerano, iduhaye umunsi wo guseka, iduhaye umunsi w'ibyishimo, iduhaye kubaho ku buntu nta kiguzi. Uyu mwuka ndi kuvugisha, uyu mwuka ndi guhumeka ni ubuntu yawumpereye, ntacyo nishyuye. Nawe kandi ndumva ahantu uri ubu ari ubuntu bw'Imana itugiriye ngo nyumvishe imbabazi zawe. Iki gitondo twongere twumve imbabazi z'Imana, twibuke ukuntu twababariwe, twibuke izi mbabazi Imana itugirira tukabaho, twibuke izi mbabazi Imana itugirira ikaturwanirira, twibuke izi mbabazi Imana itugirira ikaturindana n'ibyacu n'abacu. Burya mu ijoro haberamo byinshi, ariko iyo tubonye igitondo bivuga ngo uri umukandida w'amasezerano, bivuga ngo ijoro rivuyeho, bivuga ngo hari ibyo Uwiteka anesheje, bivuga ngo nkwirije mu kindi gihe, bivuga ngo hongereye kubaho. Igitondo kivuga ibintu byinshi, gusa kuba tukiriho tukaramuka tukabona icyo gitondo, menya ngo byose byakunze, menya ngo byose byemeye, ngo kuko ari wowe niringira, nta wundi twiringiye n'uyu mwami wacu, ni Imana yacu, ngo kuko ari wowe niringira. Nkubaze, iki gitondo ubyutse wiringiye nde? Wiringiye bene wanyu, wiringiye isi, wiringiye abo uri buhure nabo, wiringiye bosi, wiringiye umugabo, wiringiye abana, wiringiye njyewe Mana ndakwiringiye, Yesu ndakwiringiye. Ibyiringiro byacu reka iki gitondo tubishyire muri we, ngo umenyeshe inzira nkwiriye kunyuramo. Uyu munsi tumenye inzira dukwiriye kunyuramo mu rugendo rw'agakiza, twe kuyoba, tumenye inzira dukwiriye kunyuramo mu rugendo rwacu rw'uyu munsi. Uko turi buwugendemo, tumenye inzira dukwiriye kunyuramo, ntituze guhusha umugambi Imana yadushyiriyemo, ntituze guhusha ubuntu Imana yaduhaye, ahubwo tumenye inzira Imana Data yishimira ko turi bunyuremo, y'ukuri, irimo gukiranuka, irimo gutuma turushaho kugubwa neza, kandi nabo turi kumwe bakagubwa neza, tutayobaguritse, tutarushye. Umwami ashimwe ngo umenyeshe inzira nkwiriye kunyuramo mu rugendo rw'ubuzima, tumenye inzira dukwiriye kunyuramo. Umwami abishimirwe ngo kuko ari wowe ncururira umutima. Ibiri mu mitima yacu nta wundi tugomba kubihereza uretse Imana, kuko ari wowe ncururira umutima. Nuvuga ngo gucururira umutima nuvuga ngo nukuva iduru, byose tugahereza Kristo. Uko twamusizemo ibyiringiro byose tubimuhereze. Ese uremera kwifatanya nanjye iki gitondo tugafata byose tugacurura mu mitima yacu ibyari birimo, ibyarwariragamo, ibyo twibazaga, ibyo twarebaga, ibyo twatekerezaga, ibyo twari dufitiye ubwoba, ibyo twarebaga tukabona nta gisubizo, aho twibazaga turi byose tukabihereza Kristo, akaza kubiyobora. Umwuka wera tukamwemerera ati turabiguhaye, ubiyobore, ubane natwe. Haleluya. Tukamuha controle ku munsi wacu, akaba ari ufata vola y'ikintu cyose, ibiri bituweho byose, byaba nibyo twifuje twasabye, akaduha le contraire, cyangwa se akaduha igisubizo kidahwanye n'ibyo twifuzaga, cyangwa se n'ibyo twari dutegereje. Ibyo byose tubyakire, niwe ugenga, niwe uzi ibidufitiye umumaro. Amen. Kadusenge Imana. Haleluya. Turagushimiye Mwami ko mu gitondo
utwumvishije imbabazi zawe, uduhaye imbabazi tubayeho, uduhaye imbabazi turi bazima, uduhaye imbabazi wongeye kutwiyereka, uduhaye imbabazi dufunguye umunwa turabasha kuvuga, turabasha gusenga mu isi y'ababaho, uduhaye imbabazi, ibyaha byacu birahanagurwa kubw'amaraso ya Yesu duciye bugufi. Imbabazi zawe nizitunyuremo, zinyure mu mibiri yacu, mu ngingo zacu, zinyure mu gihimba cyacu, umutwe, amaguru n'amaboko, zinyure mu mwuka wacu, zinyure mu mazina yacu, twuhagirwe, tubabarirwe, maraso Yesu atwoze icyaha n'akaha, inzandiko zose zaturegaga, imbabazi zawe waduhaye zinyure mu Mwami, imbabazi zawe zigumye kutubeshaho, turabigushimiye kuko ari we tuwiringiye. Yesu reka tukubwire ngo iki gitondo ibyiringiro byacu tubisize muri wowe, ibyiringiro byacu tubirundumuriye muri wowe, ni wowe twiringiye ubuzima bwacu. Uyu munsi uduhaye turakwiringiye, urabana natwe, uragendana natwe, urakorana natwe, uravugana natwe, yo tugusize imbere kuko tukwiringiye ngo twebwe twajya dushinga aho ushinguye. Turemeye ubushake bwawe, turemeye umugambi wawe, turemeye mumenyesha inzira nkwiriye kunyuramo. Inzira zacu turaziguhaye, inzira zacu zo mu rugendo rw'agakiza turaziguhaye, utumenyesha aho turi bunyure. Inzira zacu zo mu rugendo wo kugukorera Mwami turaziguhaye, uratumenyesha icyo dushaka ko tugukorera, aba ari cyo dukora gusa, twe kuyobagurika. Inzira zacu z'urugendo rw'ubuzima turaziguhaye, buri wese ahari bujye n'ibyo ari bukore turabiguhaye, n'abo turi buhure nabyo, nabo n'ibyo turi buhure nabyo turabiguhaye. Ibitava kuri wowe turabisibye mu izina ry'Yesu, amaraso Yesu nabidusibire. Agenda yose atari yawe Mwami isibike, ihanagurwe, ibitarimo ibyiringiro, ibitarimo kukwizera, ibitarimo wowe bisibike mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ibyifuzo byacu bibure haboneke wowe ibyo ushaka bari byo biba kuri twe Mwami, kuko tugucururiye umutima wacu. Ibyari biri mu mitima yacu turabikweretse, ibyo twatekerezaga, ibyo twibwiraga, ibyo twifuza biri kuri wowe. Haleluya! Ibyo twari dutegereje niwe dutegereje, niwe twifuza, niwe dutegereje Mwami, ko ari we ducururiye umutima wacu. Hari na bya bindi bwira tutabwira abantu, ariko we ni wowe tubisutse imbere yawe Mwami. Haleluya, haleluya! Ibitekerezo byacu tubisutse imbere yawe. Haleluya! Ibwina mu mitima yacu aho hose mwuka wowe ngo wirondora imitima ukayimenya, ngo warondoye umutima wanjye, ngo uyu Mwami imitima yacu tuyisutse imbere yawe. Ibyo bijyanye n'ibyifuzo byacu by'ubumuntu, by'ibigumbagumba, ibyo bivemo, ahubwo hajyeho icyifuzo ushaka. Icyo ushaka ni iki Mwami kuri uyu munsi? Naba ari cyo kiba. Icyo ushaka ni iki Mwami? Cyakunezeza ni iki? Watureba uri mu ijuru ryawe ryera ukanezerwa, watureba uri mu ijuru ryawe ryera ugasanga turi mu mugambi wawe, watureba uri mu ijuru ryawe ryera ukishima abana banjye, watureba uri mu ijuru ryawe ryera ugahabwa icyubahiro, tukagenda tukubahisha mu nzira zacu zose. Ibyo ni byo twifuza Mwami, utubashije gukora ubushake bwawe, utubashije kugendera mu bushake bwawe, utubashije kugendera mu mugambi wawe, twe kudeviya, twe kuyoba, twe guhagarara, twe gutinya, twe gushidikanya, ahubwo Mwami umugambi wawe tubanzirize. Icyo wahamije ni icy'ukuri, kandi no kugikora uzagikora. Uduhe gushira amanga tuvuga ubutumwa bwiza, twe kugenda nk'abatarakumenye. Uduhe gushira amanga tukwera imbuto, twe kugenda nk'abatarakumenye. Uduhe gushira amanga tuvuga iby'ukuri nk'uko biri, kuri ni Kristo, twe kugenda nk'abatazi Imana. Uyu munsi tuwushyize mu biganza byawe, ufate kontrole y'ikintu cyose mu izina rya Yesu. Uwiteka uduha umugisha nk'uko wabigambiriye, mu mbabazi zawe biracyashoboka. Uwiteka uduha amahoro, turakwiringiye, niwe Mwami w'amahoro. Uwiteka utumenyesha inzira dukwiye kunyuramo, niwe muyobozi wacu, tuyobore, ibyo ushaka aba ari byo biba. Uwiteka utugirire neza, uturebe neza, kuko niwe twacururiye umutima, ibyiringiro byacu byose twabisize muri wowe. Amen, amen. Shalom, umunsi mwiza, icyumweru cyiza, kizababera icyumweru cy'umugisha. Ndabibutsa ko tuzagira n'amasengesho asoza ukwezi. Shalom, tubyitegure.